kiyede ngo kiraryoha kuva nabaho nibwo naturi icyatanu mbega icyana sha wenda ndagutsindira pe ndagutsindira sisi kutenda kuvuga nuko ariko urambaza ikintu urambaza icyo wa mwana bimeze neza urambaza iki jewe ndi umwana uri umwana jewe umwana rero ukunungana uri umwana no nje nguka imanga na papa mwana tazankiniraho sisi tazankinira vuka imanga na papa kandi ngamurusha imyaka 2 vuka imanga na so vuka imanga na papa ngamurusha imyaka 2 sister wowe uretse kunkora ariko none se papa imyaka ingahe wa mwana 50 yuzuye wowe ukagira ingabo 5 gusa urumva utari umuteka mutwe oya urimo urambwira ngo uvukana na so ngo muvuke imana wangize ukambwira ngo ni so ubwo se ikigaragaza ko utari umuteka mutwe ni ahubwo ibyo ngibyo kugira ngo bimenye kiba dashaka ngo ufite science mu mutwe sister nawe mbwira wa mwana oya ariko se kugukoraho bitwara oya uranyanduse urasa nabi ntabwo ubibona ubu se gusa nawe kanje mvuye mu kazi gufasha abakozi banje koza inka nawe ndabona nyine nawe urabyumva ngani nawe inyanduza wabonye no kusukareka kunyanduza ariko se sister bimeze neza ukunda ukora iki wa mwana bebe njyewe ntabwo ngikora narakoze birarangira mfite amazu mfite mataje mfite urareba ziriya kaburimbo ziri harahe izo ni njye uri uzikorera ahubwo reka mwihoreze bakwitambira nyine bakwitambira witwa ndowe njye banyita byaha umutire wabyumvishe si ushobora kubura ndi umukire ushobora kubura ingegera n'ukuri ingegera ninde ingegera wowe njyewe umuntu witwa byaha si urumva hari undi muntu uri yubwira njyewe banyita byaha ndi umukire umudugudu wose uranzi na gitifu wo ku murenge aranzi nawe utanzi wowe uretse kunyegera nyine ahubwo mbwira uzaza kunsura ryari musura se urugo ntabwo mvishe ko nakubwiye ngo mfite amataje njyewe mfite amataje 5 agerekeranye 4 ntanyete njyewe amataje yawe ngiherereye bere reka mwe uramanukira ukagenda ukagira gutya ukamanukira nko gutyo warangiza ugashyika kuri taje yanjye yanditseho byaha sister nyine se ukugira gutya ubwo nzaca mu ngeri wawe oya reka muyobore neza umanukira ukagira gutya ukongera ukagira gutya ugashyika kuri taje yanjye sister cyangwa nirangiye mbona wayibonye yanditseho byaha irokewe umwana mbona nawe nakubwiye ngo njyewe papa yandaze nyiri mutonya kandi murusha n'ibintu kirana mukanavuka imana bebe ibyo se bisabiki none ambwira ngo nzagusure uzasure rwose nzagusura rwose uri n'umukire uzaza sister bye mbega icyana cha yaba ariko oko wara cha wenda gufite pe dore ukuntu kigenda ariko uyu munsi ubaye mwiza cyatanu ndagitsuye muranye n'icyana ndagikubise mbega sha ibi bintu ni byiza we yego ibi bintu ni byiza Yesu yabikoze William we bimeze biteze itakanyamuneza se rero uyu munsi reka nkubwire rero sha uyu munsi byagenze neza icyambere icyatanu ndagicyuye rero mubwire muranye n'icyana mbaye manuka gutya murana n'icyana nyikubita imitwe nyikubita umutwe none nanjye nduva mu mutima nitinyuma ntabwo urimo kumvesha bya bindi byawe wumvishe banyita byawe ukagira ngo niko mbesha mwa ariko nta kibeshe ngo mfite amataje 5 mfite ibiki mfite inka mfite kandi ugashingira n'agatelefone n'agasaha ko kurebera nk'isaha ntako ngira umva rero ahubwo kadiri uje cyambwe ngo kirenda kuza kunsura kuwa kangahe kuwa 4 ubwo ngubwo uzaza unize ya myenda yawe unize iyo shashe yawe nimba ari shashe ka telefone kawe ahubwo nta inzitini nta kibeshe ngo ufite
ubu rero ni cyiza za nka zacu uzemera umbere umushumba kuko ari kuzabeba no kugukubita nzagukubitamo ariko uzemera ndetse tutagiye kugubita ubu ngubu noneho nidutangira kuzagika oya witinya nzagukubita buhoro mani ahubwo dore burije kandi urabizi narushya mvuye nuza mu kiyeri nyine ndabyumva ibyo ngibyo nyine ubwo ngubwo gahunda ku wa 4 niyo ngiyo ukambera umushumba pe nari kuko ari bizi icyana kimara kugenda wowe bita amafaranga wigira kwinywera kandi nta kibazo uzabasaba gahunda niyo ariko wibuke ndibuka gera nta kibazo kanahe mbega ahantu hakomeye we haranakomeye byo harakomeye pe dore ngo harakomera we sura icyate si kirangiye kose saa sita zishobora kuba zigeze kandi cya cyana gishobora kuza nko mu ma saa 8 ubuse koko aho izuba rigeze ariko genda byahura umuhanda ubuse umuntu utagira n'agasaha ko kureberaho isaha akabeshya icyana kimeze nka kuriya ndi umunyabwenge tu ninjye ariko si ubundi warekera kandakera hanjye kwirebera icyana niyo saba we bimeze bite se ni byiza mani none se ko ndeba ufite agatelefoni kandi nkaba mfite ikibazo wamfasha ute nose ngufashe iki nyine mbaye mva guhinga icyate cyanjye murana n'inka ya William yasaye none wamumpamagarira nose wasanze kugufasha oya ntago twayibasha turi babiri usibye yuko wamumpamagarira warangiza tukamuza tukagenda tugakoranira nawe kandi namuhamagara none se njyewe gusiramo ndabizi ibyo babisiramo ahubwo nsiriramo wowe ubizi bafata gutya kashakareza yewe William we vayo zane na bya bindi ntabwo uzi se gahunda kari uyu munsi kandi urareba ko saa sita zageze ntaribi kandi utibagirwa ikoti umva uzana ikoti uzana imari uzana n'ishati uzana n'inkweto urumva wumvishe oya umva uzana imari uzana ishati uzana ikoti uzana n'inkweto wumvishe nta kibazo ngahenda nkupira urakoze nta kibazo bayi bayi waje bimeze bite ndareba wabizanye gahunda ni yanyu cyiza imbere umukozi wabyumvishe kandi ni cyiza kugenda ujya mu nta kibazo mbega agapantaro keza we baba we mbega agakoti kandi akakarambera uri umugabo pe ndakwemeye pe ndakwemeye urareba agakoto utu watuguze nkanga ubwo burahenze utu turahenze pe reba banza reba aka gapantaro ariko urakareba kandi icyana cyiza uba umukozi wanjye kandi nzagukubita n'udushyi duke kandi uzihangane uzapfe nk'abagabo nyine ntaribi kandi utagira ubwoba ngo nzayanduza nzayifata neza mbereye se ikamaguruke mu ndebe si byiza bambonye ariko ubageze mu nzira pe kamuhamagare numve alo ugeze hehe se ugeze ku muryango nta kibazo reka urakoze nta kigoryo ndavugana n'umusheri wanjye ukajya kumvira ntabwo katago bimeze bite ubu ngubu urashya kugenda kimara gukomanga ugenda arambwiye ngo ageze ku muryango ni karibu
Hey sister, how are you? Bimeze bite se? Miss me. Nari bakumbuye wose ntabwo wari umumbera cyane. Umeze ute? ndaho Aha ni iwawe. Kada kugenda ujya mu aha ni hiwanje Ufite inzu nziza rwose. Nabibonye ibyo nakubwira ngo ase ubibonye Ndabibonye rwose. ntabwo njya mbeshya rwose jewe rwose nubwo banyita byaha ntabwo njya mbeshya Urimo kureba udukiza. nari ndimo ndeba abantu ukuntu bitwara ku nzira urabizi ko ndi manager wabyo nyine nari ndiyo mbireba ahubwo kambe ndetse bimeze bite se Neza. Kado Chichana kirihera Kado Weha Urareba uyu muntu ntacyo akwiye Kuki naguhamagaye rwose kanyi ukava kuri Umwana ariko umuhora ikigo wamukubise cyane. Oya iki cyana cyumva nabi Uzamwisha inkoni. Ukeneye iki? Ntuzanire byeri icyuma fata. Kinza n'agafanta. Kigoryiwe Wajura kakakwibwira uvuze ngo ukeneye cyangwa kwibwira ntabwo waba Mureke arakanzanira nta kibazo. Ukeneye iki? Kinza n'agafanta. Wanyakiriye nishimye rwose. Ni wawe nahakunze. Ariko nyine wambwiye ko ufite ibintu byinshi umbwira n'inka. Ndashaka rero kuzireba nazo. inka zirahari ibintu byose birahari ahubwo kamamagara kakana ndebe ko kari buzizane we inka zaje nta kibazo ngo zaje ziri hanze ve tugende tuzirebe nta kibazo ariko wahakunze Nahakunze cyane. rero sister ahangaha niho iwanjye wahabonye ariko Nabonye ni. byo nakubwiraga wabibonye erega ntago mbeshya nubwo banyise byaha ntago mbeshya Ariko bari kwifata icyo bikomoye. ya none se ntabwo uzi ko hari ubwo ababyeyi bashobora kukwita akazina ubuse wowe nakugira Yego nyine bari bafite impamvu. wenda ubwo ni nka muzehe cyangwa papa wabikoraga ariko Bari bafite simbizi impamvu. inka ni izi ngizi Izo nka zawe. wazibonye Ndazibona. ahubwo se umushumba ari he kadogo ari he ko nareba akadogo hano ubu iki ngiki si cyagera Umva se warambwiye ngo ufite inka nyinshi none ndabona nyinshi. oya izi ngizi nyine izi ni izikamwa hariho n'iz'amashashi hariho n'iziri hakurya Uganda ubutunzi ngenda bufite inka ndazifite we kadogo waragiye neza nizere yuko waragiye neza ariko nta kibazo Uyu ni akadogo wawe. uyu niwe kadogo wanjye Uzirakamwa. zirakamwa izi zose ni izikamwa Ubundi acyuroye agashyushyu. wabyumvishe nawe yose ushatse wanayatwara nose byose ko ari ibyanjye nawe Noneho uburanga biranze icyuro. bebe yewe sinaho kwirirwa nkugabira ushatse wakubita ukajyana izi zose n'izanjye izi ngizi nakubwiye ngo hariho n'iziri Uganda hariho n'iziri Burundi hose ndatunze Uzazibona gute? Nzagutwara ujye umbwira. imodoka mfite izo eshatu imodoka mfite eshatu Imodoka eshatu. Ego komana. Kunumva uri n'umukire. kadogo vaye hano mbanze ngukosora akigoryiwe ngende boss wawe nakubwiye ngo iki ntabwo nakubwiye ngo iki nyita patro Ko uyu mwana ashobora kuba yaragowe. wewe nagukubita cyangwa ujya wakabye utingwa ngo iki Ashobora kuba yaragowe. oya ururwana utareba ngo rufite urutwe rwangana gutya Umukubita buri kanya. urutwe uko ureba urutwe niko n'ubuzongwe burimo papa Nose munga zanjye waje ko bikira. Katari none uragira se byose si ibyacu papa Oya, ko wananiye. Munga zanjye waje ko yaramiye. byose se si ibyacu papa None wa mukobwa wazanye ndaya munga zanjye. papa uyu nguyu turigana Wabaye wa nyuma. Urangije uriba none utangiye kujya no mu ndaya se. oya papa uyu turigana rwose uyu turigana Oya no ye mukobwa. Ngo bigana n'uyu. Mukobwa yo hano. Wowe ngo bigana n'uyu mwana. Ntabwo twigana. turigana Ine yambwiye ngo hano ngo niwe ngo inzu niye ngo nize nyine yarambwiye ngo yarangiye arambwira ngo nze kusura nyine. Izi nka ni izawe. si ibyacu se papa byose si ibyacu Wowe nande? jewe nawe nabari umuntu agwanjye Njye mbishaka twari turi kumwe.
papa none ko wazanye hano uko byose ni ibyacu warimo kumwereka iki ko mwigana nyine namwigishaga kuri jogorafe kandi jogorafe iramunanira rwose kandi muri jogorafe hari ukuntu twiga ku matungo urambona ukabona inka ni biology cyangwa ni jogorafe ni jogorafe acha nawe nzakwica uve hano ubenga inka ni izawe ya papa byose ni ibyacu papa wowe hey wowe uri papa we cyangwa cyane ntabwo nabyara rwana rw'urugori ntabwo ndagira umugore none se ari hano nk'igiki ubwo ngo nagakoze kanjye yarambeshye anzana mu bintu bya sebuja sibyo panga wowe sasi kunyisuri nta kibazo nzagaruka uzagaruka ryari rero hagiye umunsi ni kwa kangahera ni kuwa kane ni kuwa kane nzaza kuwa gatandatu kuwa gatandatu nasundi witwa nitwa Aneti nitwa Aneti nta kibazo ubwo rero none wangise wahabonye uzaze nta kibazo nzaza sawa murakoze ego sha arwa arutindira